uba ufite umuriro pe. Kubyimba mu nsina z'amatwi nacyo ni ikimenyetso. Kubabara umutwe bikabije, hari ukuntu umuntu arwara umutwe akumva ni ibisanzwe, ariko umutwe ubabaza cyane nacyo ni kimwe mu bimenyetso by'iyi mpox ko yakugezeho. Habaho kugira umuriro mwinshi urengeje 38.5 dogere Celsius, kugira ibiheri bimeze nk'ubushye bibabaza bituma umuntu ashaka kwishimashima. Ibyo biheri bitera kubabuka ku mubiri, cyane cyane mu myanya y'indangagitsina, mu biganza, mu maso ndetse no ku birenge. Tubahaye ikaze nanone kuri Vizera TV, tubanje kubasuhuza wowe wakoze subscribe, wowe uhageze nonaha wiyumvemo ikaze. Vizera TV ni umuryango mugari twishyize hamwe kugira ngo twungurane ibitekerezo, twungurane ubuhanga, twungurane ubumenyi, twungurane ibyo twaba tuzi byafasha umuntu wese muri iyi si turimo, kugira ngo abe ari umuntu uri smart, ari umuntu uzi ibintu byinshi kandi byamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Nk'uko dukunda kubivuga, turakwihanganisha wowe wumva utameze neza. Hari igihe uyu munsi bidakunda, ugashakisha bikanga, cyangwa se ukumva umubiri wawe utameze neza, urwaye se, cyangwa se wahuye n'izindi stress, ariko ihangane, turakwihanganishije twebwe bagenzi bawe kuri Vizera TV. Ihangane, uyu munsi niba byanze ejo bizakunda. Aho uri hose, haba uri mu Rwanda, waba uri ahandi, uko waba umeze kose, ibyo waba urimo byose udukurikiranye, ugubwe neza. Umugisha Imana itanga ukubeho cyane mu byo ukora, mu byo uba urimo, ujye ubona ukuboko kwiza kw'Imana kukubeho cyane. Uyu munsi rero duherukana tuganira ku cyumweru cya mbere cy'umubyeyi utwite. Ndabashimira abatanze comment, abashyashya baje turabakiriye rwose, wiyumvemo ikaze kuri uyu muryango. Uyu munsi tugiye kuganira kuri kino cyorezo cyugarije isi. Tugiye kuganira kuri iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende. Iki cyorezo rero ni icyorezo gihangayikishije. Njyewe narebye amafoto y'ababirwaye, ubwabyo biteye ubwoba. Tugira igitekerezo rero no gushaka cyane amakuru y'iki cyorezo, kugira ngo inshuti zacu zo kuri Vizera TV bamenye kino kintu. Twatekereje dusanga ni byiza ko buri munyamuryango wo kuri Vizera TV agenda azi mpox ni iki, ino monkeypox ni iki, ino ndwara bari kuvuga ubushita bw'inkende ni iki koko. Rero tufata uno mwanya kugira ngo dukusanye amakuru kuri cyo, dusangire nawe udukurikiye, ugenda ubizi, ubisangiza inshuti zawe, wabisangiza abana bawe, wabisangiza umuryango wawe, kugira ngo twirinde neza kino cyorezo. Reka tuganire kuri iyi ndwara, kuri iki cyorezo cyugarije isi, cyane cyane kiri kuvugwa muri Congo, kikaza no mu Rwanda. Natwe tumaze kugira abacyanduye, ahari wenda nta bumenyi bwinshi bifiteho, ariko twatekereje dusanga ni byiza ko niba dusangira tuvuga ibindi byiza, n'ibyago byaza tumenye byandura gute, twabyirinda gute, kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bumere neza. Ino mpox cyangwa se monkeypox cyangwa se ubushita bw'inkende ni indwara iterwa na monkeypox virus. Yavumbuwe mu 1958 mu gihugu cya Denmark, in Northern Europe, mu majyaruguru ya Europe. Yagaragaye rero mu nyamaswa zitwa inkende zakoreshwaga mu bashakashatsi, nk'uko bigaragazwa n'ikigo cy'ubuzima WHO, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu Rwanda, iyo Rwanda Biomedical Center, cyatangaje ko iyi ndwara y'ubushita bw'inkende izwi nka monkeypox yamaze kugera mu Rwanda, nyuma yo kubona ko iyi ndwara yagaragaye kuri bamwe mu Rwanda. Dr Edson Rwagasore yatangaje ko mu rwego rwo kwirinda hashyizweho ingamba. Hari ingamba zashyizweho, hashyizweho itsinda ry'abaganga basuzuma babaza ibibazo bigendanye n'ubwo burwayi. Bagiye bashyiraho ingamba nyinshi zo kugira ngo twirinde iyi ndwara.
urumva yaturutse mu majyaruguru ya Europe, bizanwe n'inkende nyine zakoreshwagaho ubushakashatsi. Iyi ndwara ya monkeypox, ubushita bw'inkende, yagiye igaragara hirya no hino ku isi. Iterwa na virusi nk'uko twabivuze mpox. Nubwo bwose mpox yandura, kuyirinda birashoboka cyane. Umuntu wese ashobora kwandura mpox binyuze mu bintu bitandukanye, ariko ntabwo twayirebera ngo tubyirengagize. Dukwiriye kumenya iterwa n'iki. Yego, inkende yarayizanye. Ino virusi irakwirakwira gute? None se bwo twayirinda gute? Umuntu wese, umukobwa, umusore, umupapa, umumama, umukecuru, umusaza, bana bato, mwese iyi ndwara umuntu wese yayandura, ariko kandi umuntu wese yayirinda bigashoboka. Reka turebe iyi ndwara twayandura binyuze hehe. Ino mpox ushobora kuyandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa gukora ku matembabuzi y'uyirwaye. Ibi bishobora kuba mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ikingiye cyangwa itanakingiye. Twirinde cyane gusuhuzanya cyangwa se gusomana n'uwo muntu uyirwaye mu matembabuzi yiwe, ushobora kuyandura. Hano hari ikintu cyitonderwa rero. Uwanduye mpox atangira kugaragaza ibimenyetso byayo hagati y'iminsi 2 cyangwa na 19. Hagati y'iminsi 2 na minsi 19, aho ngaho nyuma yo kwandura nibwo ashobora kugaragaza ibimenyetso. Urumva dushobora guhura nayanduye uyu munsi, nta kimenyetso ndagaragaza, urumva nshobora kukwanduza cyane cyane. Ibi twabonye ahantu zandurira tubyirinde cyane, kugira ngo iyi ndwara natwe tatufataho ijambo. Ni iki cyakwereka ko njyewe cyangwa se wowe cyangwa mugenzi wawe wundi yafashwe n'iyi ndwara ya mpox? Mu magambo make, ni ibimenyetso bya mpox. Hari ibimenyetso, haba kugira ibiheri bimeze nk'ubushye, bibabaza, bituma umuntu ashaka kwishimashima. Ibyo biheri bitera kubabuka ku mubiri, cyane cyane mu myanya y'indangagitsina, mu biganza, mu maso ndetse no ku birenge. Ibi biheri by'ubushye biraryana biraryana cyane. Ubwo rero nugenda ububona rero ukumva buri kukuryaryata, hano turi kuvuga hose, tayari umenye ko wanduye. Wirinde kwanduza abandi, ahubwo wegere abaganga baguhe ubutabazi bw'ibanze. Ikindi kimenyetso, habaho kugira umuriro mwinshi urengeje 38.5 degrees Celsius. Uba ufite umuriro pe. Kubyimba mu nsina z'amatwi nacyo ni ikimenyetso. Kubabara umutwe bikabije. Hari ukuntu umuntu arwara umutwe kumva ni ibisanzwe, ariko umutwe ubabaza cyane nacyo ni kimwe mu bimenyetso by'iyi mpox ko yakugezeho. Hanyuma umutwe cyane twabivuze, ubabara umugongo n'imikaya, urumva iba yajanjaguye ingingo bikomeye. Kugira inturugunyu cyangwa amasazi, ibyo byose ni ibimenyetso bya mpox. Ni byiza kwirinda mpox, ni byiza rwose, ni byiza kugira ngo tugire ubuzima bwiza. None se wakwibaza ngo ibyo ni ibimenyetso ko yangezeho, noneho nayirinda gute kugira ngo ino mpox itazangiraho ububasha? Wakwirinda gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso bya mpox. Niba umaze kumva ibimenyetso biri hejuru, gerageza wirinde kugenda ukorakora ku bantu, cyane ko twabonye ko ashobora kuyandura ntahita agaragaza ibimenyetso. Twirinde gukorakoranaho cyane, noneho cyane ku muntu ufite ibimenyetso, wirinde cyane. Gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu wagaragaje ibimenyetso nabyo ni ukwiyahura. Twabonye ko naho ihandurira cyane. Ikindi wakora, gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Urumva niba wankozeho nyirwaye, wenda utarikorakoraho cyane, ukihutira gukaraba amazi meza n'isabune, uko biri kose iyo mpox virus irakuvaho, wirinde kuba wayandura. Ikintu twasaba mu gihe wagaragaje ibimenyetso bya mpox,
ihutire kujya kwa muganga kandi utange amakuru wenda y'abantu bagiye ukoraho cyangwa nabo babwire kugira ngo babe bakurikiranwa byihuse kugira ngo hatagira umuntu iyi ndwara ihitana kandi wari ubizi. Ni ibingibi twasangira kuri iyi ndwara. Njye nayibonye intera ubwoba, uburyo ifata, uburyo umuntu azahara, ubwabyo iyo uhiye tuno duheri turababaza. Noneho kugira ngo bikugereho mu kwaha, ahantu hose, mu kanwa, ni ibintu bigoye. Niyo mpamvu nihutiye gukora kino kiganiro kugira ngo inshuti yanjye usangize na mugenzi wawe, twirinde bigishoboka, turinde n'abacu iyi ndwara, kandi mu gihe wagize ibyago ikakwataka wibyihererana, ntabwo ari ishyano ugushije, egera abaganga bagufashe bagukorere ubutabazi wowe ubwawe utakwishoborera. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, naho ubutaha tuganira ku kindi kintu, ariko ukomeza kwirinda kuko kwirinda biruta kwivuza. Mugire ibihe byiza.